wabyumvishe neza ko tugeze ku isaha 12:15 muri studio za Country FM. Njye basuzanye nitwa Eric twagize imana nkuko bisanzwe. Hanyuma nkuko wabyumvise ntabwo uyu munsi tuje muri bya bindi bisanzwe bya Country Sport Focus. Ahubwo wabyumvishe neza cyane ko dutangiranye n'indirimbo y'umuryango mwiza cyane. Umuryango Fasako irimo ubutumwa ndetse kandi n'ibigwi n'ibirindiro by'uyu muryango. Hanyuma tukaba tuje mu kiganiro noneho cyanyu cyiza kandi cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Ikiganiro kikaba cyitwa rwose tuganire mwana wanjye. Ni ikiganiro cy'umuryango Fasako ku bufatanye n'Imbuto Foundation. Turaza kumenya mu by'ukuri se Fasako ni iki kubabizi, ni ya yindi musanzwe muzi kumwe mwayimenye niko ikiri. Hanyuma ko yumvishe bwa mbere turaza kumenya mu by'ukuri ni uwuhe muryango ugamije iki, ese washinzwe ufite izihe ntego, ugeze he, hanyuma kugitega amatwi bizajya bidufasha iki. Ariko muri make nubwo wenda ntaza kuba ngewe kubisesengura cyane, ariko ndaza kuba ndi kumwe rwose n'abantu b'ingenzi cyane nkuko mubisanzwe mubimenyere. Sinjya ngenda njyenyine, bijya gutangira rwose nisanze ntaravutse njyenyine, ngize n'amahirwe ngeze ku isi nsanga n'undi si njyenyine. Ndaza kuba ndi kumwe n'abandi bantu b'ingenzi cyane baza kumufasha kumva mu by'ukuri umuryango Fasako ndetse n'intego zawo. Ariko uyu munsi rwose ngiye nanjye nagira agakegesho gato cyane nkiraho nkurikije amakuru mfite n'ibyo nagiye mbona umuryango ukora. N'umuryango mwiza mu by'ukuri. Iki kiganiro cyaza kuba kigamije rero gushishikariza imiryango ndetse rwose imiryango nyarwanda kugira umuco wo kuganira mu rugo, rwose kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana cyane cyane n'urubyiruko, ndetse no gufasha rwose urubyiruko gutegura neza hazaza harwo. Rero ndakurarika cyane wowe rubyiruko, bakurarika rwose wowe mubyeyi, kugira ngo tuze kuba tubana neza muri iki kiganiro. Uyu munsi turaza kuganira ku nsanganyamatsiko yihariye ariko nyine mu by'ukuri ifite aho ihuriye n'intego nyizina z'umuryango. Ikiganiro cy'umuryango, imwe mu nkingi zifasha urubyiruko gutera neza cyangwa se gutegura neza ahazaza habo. Insanganyamatsiko murayumvise. Insanganyamatsiko iragira iti ni ikiganiro cy'umuryango, imwe mu nkingi zifasha urubyiruko gutegura neza ahazaza harwo. Ibyo nibyo tuzi kuba tuganiraho rero, ubifate neza cyane ubizingatire. Ni ikiganiro cy'umuryango mu by'ukuri, ikaba ari imwe mu nkingi zifasha urubyiruko gutegura neza ahazaza harwo. Ubwo nizere ko uza kuba uhari neza cyane. Hanyuma natangiye mbikubwira ko ntaza kuba ni njyenyine, ahubwo ndaza kuba ndi kumwe rwose n'abantu b'ingenzi cyane. Kugira ngo mbavuge biraza kunsaba kwikomeza, ariko ndabishobora. Ndi kumwe n'Uwizeye Emmanuel, akaba ari umuyobozi wa Fasako. Kumwe kandi n'Umutoni Umutesi Cecile Munyanganire, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Fasako. Se mwagize ngo mubishatse ntimwanyemerera, mushatse ntimwaza kunyemerera mu kanya gato cyane nkaza mpita mbakira. Gabanya gato mikrofone. Uziko afite fungira hoje. Yes. Yego bakira. Nibyo rwose Fasako igomba guhora ku isonga, kuko ni isonga mu guharanira ubuzima bwiza bw'abanyarwanda, harimo n'urubyiruko natwe twese nyine. Nari maze kubabwira ko ntaza kuba njyenyine, ndi kumwe rwose n'Uwizeye Emmanuel. Ikaze muri studio za Country FM bwana Emmanuel. Murakoze cyane. Ndaza kuba kandi ndi kumwe n'Umutesi Cecile. Ikaze nawe muri studio za Country FM. Murakoze turabishimiye. Meze neza. Rero twebwe kubera tuba turubyiruko, hari ukuntu ibintu byacu tuba dusanga tuvuge twihuse ngo tugiye tuganira, uraza gusa nk'aho twihanganiramo. Kuko hari n'abandi baba baduteze amatwi. Nabonye mwanateguye ikiganiro cyacu, ubwo tubashyiramo izo mbaraga za gisore n'amaraso, ntimuze kugira ngo wenda twabubahutse, ahubwo nuko ariko tuba twisanze. Oya nibyo byiza. Biri amahire ko namwe mwagiye. Ni byiza rwose. Yego murakoze. Ubwo rero abadukurikiye ngira ngo mwabyumvise ko tutari twenyine, ntabwo ni yenyine. Ndagira ngo mbere nyuma yo kuba mudusuhuje, mu by'ukuri yenda mpere nko kuri Emmanuel, mwabanza mukatwigira mu buryo burambuye abantu kugira ngo bamenye ngo mu by'ukuri ninde bari kumwe. Murakoze cyane kuba dusanzwe dutega amatwi iki kiganiro cya Fasako ku bufatanye na Imbuto Foundation. Ni ikiganiro tumaze iminsi dukora kandi ariko nkuko rero nitwa Emmanuel Uwizeye,
nkaba rero ndi umuyobozi w'umuryango fasako. Fasako ni umuryango uharanira ko umuturage muri rusange agira ubuzima bwiza kandi bunoze, akanahabwa serivisi z'ubwo buzima mu buryo bwiza kandi uko abyifuza. Twaje hano rero kugira ngo tuganire cyane cyane muri iyi minsi turi mu bikorwa by'urubyiruko. Numvise rero twaganira ku nsanganyamatsiko itujyana cyane cyane mu rubyiruko kuko tumaze iminsi tubana narwo. Murakoze cyane, murakoze rwose, ndumva bihagije, amatsiko arashize. Hanyuma mama Cecile namwe mwatwibwiraho kugira ngo dutangire. Yego, nk'uko mwabivuze, amazina ni Cecile Umutesi, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango fasako. Ni byiza mu kiganiro cy'urubyiruko ko turi ababyeyi nawe ukaba uri umwana w'urubyiruko, biriya biragenda neza kurushaho. Biraza kugenda neza kurushaho, turahagarariwe. Turahagarariwe impande zose. Urabona papa Emmanuel aza guhagarariye papa, nawe uhagarariye mama, nawe uhagarariye abana. Rero buri muntu wese arahawe ikaze kuko turahagarariwe hano. Ubwo ndaza kujya kubaza cyane iby'abana cyane rwose. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero ndumva yenda ku murongo wa telefone nakakira nk'abantu nk'ababiri kugira ngo twumve ko mu by'ukuri turi kugendana, hanyuma byarangira tukaza guhita twinjira mu nsanganyamatsiko yacu. 0788 44 22 kukwakira neza cyane. Kansuro FM aro meze neza, meze ute wowe? Amahoro. Ni François kuba dive. Ariko warimutse. Mugoroba mwiza François. Hanyuma se uyu munsi wamenye ko tuje mu kiganiro cyiza kurusha ibindi? Baruri hese. Baruri mu gikari. None tuje mu kiganiro noneho kisa nkaho kitugenewe cyane kurushaho. Ariko cyitwa tuganire mwana wanjye, ni ikiganiro cya fasako. Uyu munsi rero tugiye kureba kuri imwe mu nkingi zadufasha nk'urubyiruko kwiteza imbere cyangwa se gutegura ejo hacu neza. Uraza kuba uhari? Umva ntukore ikosa ryo gukuraho urushinge, aho niho hawe. Asare aho turi kumwe. Bandi mwe François ati abagiye mu gikari gatari kaje. Ubwo rero tubishatse rwose, ubwo tubonye uhagarariye abandi kandi nkaba numvishe n'undi naro urubyiruko, mwanyemera noneho tugasa nk'abinjira neza neza mu nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko hari ibibazo nge nibaza mfite. Ubundi mu by'ukuri imbere ko dutangira iki kiganiro cyangwa se imbere ko twinjira mu nsanganyamatsiko none y'uyu munsi, muratubwira ngo umuryango ubundi mu by'ukuri uvuze umuryango ko tuzi imiryango myinshi no kwishura aho twabaga twasanga dufite mu muryango duherereyemo. Mwebwe iyo muvuze umuryango, niwe muryango muba mutubwiye nyirizina kubyo twavuga ngo ni umuryango runaka muri kuvuga. Ese ni umuryango abanyarwanda twese tubamo wa FPR? Ni umuryango umwe ku ishi twaga dufite ngo famille runaka? Ni uwe muryango mu by'ukuri niba mushaka kumvikana cyangwa se kutubwira? Akoze cyane. Ari uwo muryango uvuze, ari n'uwo muba mu ishuri, ari n'ahandi hariho hose hakwitwa umuryango, upfa kuba ugizwe n'abantu, yitwa umuryango. Iyo rero byamaze kuba abantu, hari isoko, hari umuzi w'abo bantu bose. Mbere yuko tugira umuryango mugari, mbere yuko tugira umuryango uhuriyemo n'abantu benshi, hari ahantu umuryango, hari umuzi w'umuryango. Umuzi w'umuryango rero burya niwo twita umuryango muto, umuryango mugufi, ugizwe n'abana, ugizwe n'ababyeyi ndetse n'undi muntu wabo bana n'abo bantu. Icyo nicyo twita umuryango, ikiganiro cy'umuryango. Kubera ko biragoye kugira ngo ufate ikiganiro nk'uko wari ubivuze cy'umuryango w'abanyeshuri ngo bicaze ku ruziga bakora iki. Iyo yaba ari débat, sina débat communautaire, ahubwo yaba ari nka expose ugiye kubahereza ibyo wateguye ugiye kubabwira. Ariko none icyo tuvuga ikiganiro cy'umuryango, ni wa muryango ugizwe n'ababyeyi n'abana ndetse n'undi muntu wabo bana n'abaho ngaho. Ubwo akabariza umuryango mushyizemo ikintu cyo kuvuga ngo n'undi muntu wabo bana n'abaho ngaho. Yego. Ese buriya na wa muntu tuba dufite mu rugo, abo Imana yaduhaga ubushobozi akaba dufasha nk'imirimo yenda twegereza ibyombo, aradufira mu gihe tudahari, nawe twamuhera mu muryango kandi tunamuhera.
cyangwa we afite izindi mama Cecile kuko akenshi niwe wakunda no kubaza nadufashe kubyumva. Murakoze cyane. Uretse n'abadufashije ahubwo dushobora no kuba tubana n'abandi batavuka mu rugo direct, ariko bose tugomba kubafata kimwe bakisanzura kimwe n'abandi, tuvuga wenda n'abana abavuka muri urwo rugo n'abatavuka, twe nk'ababyeyi tukagerageza rwose kubafata ku rugero rumwe no mu buryo bumwe. Noneho n'uwo wundi udufasha imirimo nawe agize umuryango. Yego. Cyane ko buriya tubyita nk'abantu baciriritse, ariko siko bimeze. Muri uyu muntu usigira urugo ukagenda mwese mukagenda, amafunguro mufata niwe uyategura, hari cya cyizere tumufitiye. Yego. Ese icyo cyizere tumufitiye tumusigira ibyo byose, cyangwa n'abana bato bacu tukagenda tukabona amasaha 10 hanze tukagaruka nyuma yayo, cyaruta uko twamushyira mu kiganiro cy'umuryango. Urumva rero ibyo akora nibyo bifite agaciro kanini, kandi rwose dusaba umuryango uteze amatwi, ababyeyi, urubyiruko, tubane neza. Umuntu wese yisanzure, umuntu uha agaciro ko n'umuntu nkawe, naho mwaba mutavuga ku babyeyi bamwe cyangwa se utari umubyeyi we, nabyo birashoboka rwose. Tujye tubafasha, tubakire kimwe, tubafate kimwe n'abandi bacu, nabo babashe kwisanzura muri ubwo buzima, dukorere hamwe umuryango ubeho neza. Muravuze ngo niyo mwaba mutari ababyeyi be munyibutsa umugani, nubwo ntazi niba imigani tukigenderaho cyane. Hari umugani uvuga ngo rero buri tuvuke, ntekereza ko byo nyubaka cyane, kuko umuntu wakureze ntekereza ko ubwo yakureza ariko bakurusha umubyeyi. Yego, murakoze cyane. Hanyuma se mucyo munyuma mudusobanurira umuryango, buri wese arabyumvise, twumvishe ko mu by'ukuri umuryango ntabwo ari abo muvukana gusa cyangwa se abo mubyara gusa, na babandi mubana mu nzu, na babandi musanzwe mubana bisanzwe bafashe imirimo runaka, ariko mukaba mubana nabo tubabarira mu muryango kurusha ko twabarira yenda ngo mubakoze cyangwa mu bijyanye n'ibiki bindi n'andi mazina menshi twabyiga. Ese mu by'ukuri kuki mwahisemo noneho gutegura insanganyamatsiko cyangwa kuganira ku muryango nyirizina muri ibi bihe turimo? Murabona hari ikibazo umuryango ufite, ntabwo imiryango ikiganira. Ni iki cyatumye muhitamo gutegura iyi nsanganyamatsiko cyane cyane yerekeye ku muryango? Bwana Emmanuel, murakoze. Urakoze cyane. Wenda niba utabibona waba utari urubyiruko rw'u Rwanda, dufite ikibazo kigoye kandi kiruhije kinateye ubwoba. Uko abana bari kugenda bakura, turi guta umuco, aho uzasanga abana bo mu muhanda bari kwiyongera, aho uzasanga ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge riri kwiyongera, aho uzasanga abana bahohotewe bagaterwa inda bari kwiyongera, abana bateye inda bari kwiyongera. Iyo ubikurikiranye usanga inshuro nyinshi muri abo bose iyo ubabajije usanga badafite amakuru nyamakuru ku bijyanye n'iterambere ry'ahazaza habo. Kandi ibyo nta handi wabikura, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ntabwo ushobora kumenya umurage w'umuryango wawe, ntabwo ushobora kumenya iterambere ry'igihugu, ntabwo ushobora kumenya aho igihugu kigana utaganiriye n'ababyeyi bawe. Ibi twumva kuri radio ni byiza, turabyemera, ariko mwibuke ko tubyumva dukuze, tubyumva hari aho tumaze kugera, tubyumva umwana yaratangiye gutekereza kabiri nawe amahitamo rero nyamahitamo tuyahabwa mu kiganiro cy'umuryango. Iyo rero ibyo byabuze, tuba twarabuze base. Ni nko kujya gutera igiti ukagicumuzi. Iyo umaze kugicumuzi, nubwo cyakubeshya ko kiri gukura, nubwo cyakubeshya ko kiri kugira gute, nubwo wakivomerera amazi angana gute, ariko igihe kiragera cya giti ugasanga ko wagiciye umuzi. Biba byiza reko tureba mu mpande zitandukanye insanganyamatsiko yaje kugira ngo tuyiganireho. Ese hari akamaro gahari ko kuganira na wa mwana? Ese hari ibyiza wa mwana yabona mwa cya kiganiro? Ese umwana utarabonye cya kiganiro bigenda bite? Ibintu nk'ibyo kugira ngo turebe ko twakumira ibyo turi kubona biri kugenda bizamuka umunsi ku wundi. Yego, birumvikana ko mu by'ukuri ikiganiro cy'umuryango gifite umumaro, nshingiye ku byo mutubwiye, nshimiye mu by'ukuri n'ibyo dusanzwe tunabona natwe ubwacu, kandi koko iyo nanjye subize n'amaso inyuma cyangwa se nkara no mu baturage, urabona ko
ntabwo akenshi ibikorwa cyane niba bikorwa mu ibanga ariko n'ubundi uko tuba tugenda tunaganira ibyo tuganira ibera mu ngo z'iwacu tugenda tuganiraho bike bike ntabwo ari henshi biba none mwifuza ko kandi twese tubona ari byiza ko byakabaye bibaho ese mu gihe byabaho ni nk'ibiki mama Cecile ni nk'ibiki umuntu yakwiye kuba cyangwa se n'ibiki byakaganirwaho mu muryango mu by'ukuri ni kugenda tukaganira ku byo tubonye ni ugutera urwenya cyangwa se hari uburyo twagakwiye kuba tuganira n'ibyo tuganiraho mu muryango murakoze cyane yego nk'uko amahitamo y'abantu atandukanye mu buryo busanzwe abagize umuryango nabo barabitegura yego bakavuga bati umunsi uyu ku isaha iyi buri wese mu nshingano zitandukanye n'abarimo ndetse bagategura n'ingingo zizigwaho muri icyo kiganiro kandi bitegurwa n'abagize umuryango wose nk'uko twabivuze ntabwo umubyeyi ashyiraho itegeko ati wa mwana we uyu munsi turavuga kuri ibi n'ibi biba byiza bwa bumwe buhari kwa kumvikana kwa kujya inama kuvuga ati noneho dukurikije ibyo twifuza cyangwa ibyo tugomba kugeraho gukora uyu munsi tuzaganira kuri ibi ngibi n'ubutaha bakabitegura gutyo kandi burya ahantu hajya kuba ikiganiro ni hahandi babanye neza nk'uko umuyobozi yarabivuze abantu bari mu muhanda bamwe biyahuza ibiyobyabwenge bumva ariho bashaka umunezero burya kenshi bikorwa umubare mwinshi ari uko mu muryango harimo amakimbirane ntabwo rero byapfa gukunda ni na byiza koko turi abantu turakosa ariko niba ikibazo cyavutse twicare mu muryango tugicoce ibintu birangire ubuzima bukomeze neza twese tubanye neza murakoze cyane mwavuze ngo ikiganiro gitegurwa ntabwo ari ukuvuga ngo umubyeyi aragiye ngo yicare ategure ibi cyangwa ategure ibi barafatanya bose bagize umuryango ubu ni umwana muto cyane kamwe gatoya nako kagashyiraho igitekerezo se yagitanze nacyo nyine ku rugero umwana ashobora kuvuga ati ese nanjye ndajya guhinga cyangwa nshaka kariya karima ngo niharike ariko akabivuga nta bushobozi afite bwo kubikora ariko urumva muri make afite intego nawe yumva yazageraho mu rugero dutanze nzaba umushoferi nzatwara indege nzagirana ntabwo ako kanya arahita abikora ariko uhita wumva ibyiyumviro bye ukamubwira ati koko nibyo numara kugira imbaraga tuzahaguhora aho ujya uhinga nawe ni byiza cyane ndetse iyi mvugo abantu bakunda kwizera nivuga ngo umugabo ni umutwe w'umuryango cyangwa se ni umuyobozi w'umuryango iyo tugeze mu gutegura ikiganiro cy'umuryango byo dusa nkaho tutabiha agaciro cyangwa hari uburyo twabihuza bikagendera rimwe ntabwo twabyinye agaciro umugabo ni umukuru w'umuryango rwose naho bavuga ngo uburinganire n'ubwuzuzanye abantu bavuga uburinganire gusa rimwe na rimwe ariko ibyo byose bibaho birahari rwose mu gihugu cyacu no mu mico hirya no hino ariko burya bwa buringanire n'ubwuzuzanye buhari ntabwo bikura ko umugabo ari umukuru w'umuryango niwe mutwe w'urugo ahubwo ni ugufatanya bagahana ibitekerezo bitandukanye bose babigizemo uruhare kuko iyo babigizemo uruhare bituma na wa mwanzuro bafashe cyangwa se igikorwa bafashe bazakora buri wese yumva ko ari icye mu muryango atari icy'umuntu waje avuga itegeko ati ngiye kugura inka rero mwabana n'umve buri wese uko avuye ku ishuri agomba kujya ajya kuyahirira urumva harimo iki itegeko wa mwana azanatinda mu nzira avuga ati harya ubundi papa ko yavuze ko nkariye buriya nanayigusha sinzabimenya ninshaka uyu munsi ndi butinde ngere mu rugo bwiza sinyahirira atahe inkiri kwabira ubwatsi bwavuze usanga bukoza ibibazo mu rugo no gufatanya rero abantu bafashe umwanzuro wo gukora ikintu kimwe babihuriyeho bagiye inama barafatanya kandi kikagenda neza kandi ari icy'umuryango atari icy'umuntu yego murakoze cyane aho ndumva noneho nsobanukiwe kuba mu by'ukuri baha umwanya abana bo bakaganira cyangwa se batanga ibitekerezo ntabwo bikwiye ko umugabo ari umutwe w'urugo cyangwa se ari umuyobozi w'urugo ariko tubigendanemo neza yego nta mutwe ubaho utagira amaboko umutwe ntushobora kwihereza ibyo kurya ubwawo ku giti cyawo uyu mutwe udafite amaguru ntushobora kujya kuvoma uyu mutwe wawukuramo aya maso wasanga uyu mutwe utabona shaka kumvikana ko ibyo twita ngo ni umutwe tuza kwitegereza tugasanga ukuboko gufite akamaro gakomeye cyane wa mutwe utabasha niyo mpamvu rero ku kiganiro cy'umuryango twicara nko ku ruziga twese turebana twese tureshya kandi tuzi ko icyumwe yakora n'undi atagikora uyu mutwe ntiwakwirata ngo usuzugure amaboko ngaho uzayasuzugura ndebe ukuntu uzabaho uyu mutwe ntiwakwirata ngo usuzugure amaguru
ngaho uyu mutwe se niwirata usuzugura inda, ngaho umutwe nusuzugura umutima. Ubwo urukumva rero kwitwa umutwe ndabyita mu kubonwa, mu kurebwa. Wayubatse ejo ugasanga yagiye agerekeranya amadafari agera gutya, wa mwana ugiye kumwereka ko noneho ari kukubwira ko kubaka ari inshingano ze, agomba kuzubaka. Kumutegura kiri aho gatoya akatangira kurazi neza ko kubaka ari ingirakamaro ni byiza. Uzabona wenda we no kukiri urubyiruko, ariko uzataha rimwe na rimwe usanga umwana mu rugo yifatiye umwangange yawuhetse. Erega kirane ikiganiro cy'umubyeyi n'umwana, yawuhetse amaze kuwuheka ati kaka ndatikara akira umwana, mfashe umwana ngende njye kwivomera. Umubyeyi utazi kuganira n'umwana azafata wa mwangange agire gute, awujugunye. Reka ko umufitiye impuhwe kandi yari kukwereka ko azaba umubyeyi, nawe mutegure nk'uzaba umubyeyi. Ari kukwereka ko nakura nawe azarera, nawe mutegure nk'umwana, nk'umuntu uzaba ari kurera abandi. Kandi ukabona ko umufitiye urukundo weretse umwana we, nirwo rukundo aha agaciro kurenga urukundo umweretse. Niba yaguhaye wa mwana uri kurya ukavuga ati reka nzi mbe mugaburire, mukamwanya akaza ati umwana wanjye ujye kumuha akabere, mwubahe. Azagera igihe amenye ko ari umwangange yari afite, azagera igihe amenye yuko ari igipupe yari afite, atangira atekereza ati harya kubona umwana biboneka biti. Umwana muzima we natangira kumenya wa mwana muzima azakuganiriza. Ngo natangira kuganiriza ngo umuntu abona umwana muzima gute, bizagenda gute, azaba atangiye kumenya neza cyane ubuzima bw'imyororokere. Nibwo uzatangira kumwinjiza mu buzima bw'imyororokere, ariko uzabitangira kiri muto ku bikorwa ari gukora, kugira ngo uzabone ukuntu umufatiraho akimara kuzamuka. Ariko numufata amaze gukura, biragoye kugira ngo azumve ibyo umubwira, ko nta kizera gufitiye. Ntabwo umuntu yaba yaragwaye umwana we ngo umujugunye ngo aze kukubwira ngo nabonye imihango. Yabikubwira atese uko byasa kose ibyo tuvuga cyangwa se ibyo tugara ibyo tubonera ku bantu cyane cyane ku bitwarire, nibyo duha agaciro cyane kurusha ibyo batubwira. Nanjye ndizera niyo. Hanyuma mu by'ukuri abadukurikiranye ngo meze byibutse ko turi mu kiganiro ganira n'umwana wawe. Insanganyamatsiko ya none nkuko mwabibabwiye tugitangira, ni ikiganiro cy'umuryango, imwe mu nkingi zifasha urubyiruko gutera neza cyangwa se gutegura neza ahazaza habo. Aha ngaha ndanibaza, ese kuganira mu muryango no gutegura ahazaza, cyane cyane urubyiruko usanga kenshi iyo tuvuze ahazaza dutekereza nzaba ndi he, nzaba mfite iki, tukagenda mu bintu by'amafaranga cyane, tukumva ko dukeneye amafaranga. Mu by'ukuri kuganira mu rugo no kugira ejo hazaza nta mafaranga mfite, cyangwa se ntago umwari kuganira mu rugo nakwiye kwandi kuramo ikindi kintu cyanyinjiza amafaranga, biraza kongeza he kandi tubona hisi igeze dukeneye amafaranga kurusha ibindi byose dukeneye. Nk'urubyiruko niko tubibona. Iki kiganiro cyangwa se kuganira mu muryango, muratubwira ngo ni inkingi yadufasha gutegura ejo hazaza, ariko twebwe tukabona ahisi tuganisha dukeneye amafaranga kurusha ibindi byose. Turabihuza gute? Murakoze cyane. Kuganira mu muryango inkingi imwe mu nkingi ifasha urubyiruko gutegura ejo hazaza. Yego, ni ngombwa kandi nibyo. Byonyine kuganira, kungurana ibitekerezo, kujya inama, gukorera hamwe, uwo ni umuco umuntu wese w'urubyiruko uzawubatse muri we, kandi awuvanye mu muryango wubakitse, bizamufasha n'azaba ari hose. Muri cya kiganiro abana bafite ibyiciro barimo, abagize igihe cy'ubugimbi n'ubwangavu bashobora kuganirizwa ukwabo, ababyeyi tukabasobanurira ibijyanye neza n'ubuzima bw'imyororokere, amakuru yose y'ukuri ashoboka tukayabwira kugira ngo bakure bayabaze hanze. Kenshi bababeshye baviremo n'ingaruka zitandukanye, harimo zo guterwa zitateguwe, kandi wa mwana se watwaye yanda itateguwe cyangwa itateganyijwe, kugeza ngo nawe bamaze kwangiza ejo heza hiwe. Cya mbere ata amashuri, wa muryango twabona ngo umeze neza ugatangira n'amakimbirane. Umugore agatangira ati, umugabo agatangira ati wa mugore we niwe utaragira inama umukobwa wawe, umwana akaba umugore rega none ibibazo bikaza, wa mwana we akaba ahangayitse, ibyo yateguraga gukora cyangwa se naho kugera ugasanga byose bigize gutebaye nk'ibihagaze. Uretse n'ibyo nawe mwana umuvutseho nawe ntazaba yishimye atari mu buzima bwiza cyangwa se afite umutekano, ugasanga byose bizaba ari ingaruka zikomeye zibuza umuntu kwiteza imbere no kugira
ejo he heza hazaza. Bityo n'umusore ndetse waba wateye umukobwa inda nawe bikurikiranwe mu butabera, tuvuge n'urugero bigaragare ko ari wamuteye inda akiri mutoya, ari munsi y'imyaka 18, afunguye imyaka 25. Ubwo se nyuma y'iyo myaka iyo afite nitwongeraho 25, ejo heza hazaba hakiri hehe? Ni byiza rero ko rwose tuganira, abana bakisanzura, tukababwira icyo bakwiye gukora, kandi bakundira ababyeyi bari mu mashuri bahabwa ibikoresho bikeneye n'amafaranga y'ishuri, bagashyira umwete mu masomo, bagashyiraho imbaraga zabo zose n'igihe cyabo ntibagipfusha ubusa mu byo bari gukora byose, bagashyiraho umwete kugira ngo babashe kugira ku musaruro mwiza. Murakoze cyane. Ariko se mu by'ukuri aho twebwe nk'urubyiruko mu nsobanuro ibyo ngibyo bituma ntekereza, urambwira uti bagukata imyaka 25, mu by'ukuri mu myaka ufite ukaba ukongera imyaka 25, byazarangira noneho ugeze ngo niba ufite 15, tuvuge ko ufite 15, ndenda bishobotse ugatera imyaka 15, uguteranya imyaka 25 wazaba ufite 40. None uribaza wa muntu yemerewe gukatirwa n'amategeko, noneho we nitumuteranya 25 ari muri gereza, umva ari ibindi bintu rwose ejo hazaza haba harangiye mu by'ukuri. Aho rero mbise ndibaza, aho twe nk'urubyiruko ntitwaba dutegura ejo hazaza cyangwa se dutekereza ejo hazaza heza mu bitandukanye no kuri guhari, kuko twe gusanga igice tibarira mu mafaranga iki nitwite cyane kuko tuzaba tumeze nituhagera. Bwana papa, ndakwita papa. Kuko aho turi mu nzira nziza cyangwa no kwibeshya? No kwibeshya ejo hazaza sa amafaranga. Ibi ndabibabwira kuko ntabwo utegura ejo hazaza ari uko baguha ipindiri y'amafaranga ugenda ushyire kuri konti, ko hari abayagize yapfiriye ubusa kuko batigize bagira ubwenge bwo kumenya ukuntu amafaranga akoreshwa no kuntu aboneka. Amafaranga rero ni kimwe mu bishuko, ni kimwe mu byo abantu twibwira ko birema kandi bitarema. Ntago amafaranga ari ikintu kirema. Umuntu aremwa n'umurongo mwiza n'intego yihaye. Kubera ko mu ntego twiha, niba unanayiha waba wibeshya. Ntabwo twiha intego yo kugira amafaranga menshi, twiha intego yo gukora ibikorwa by'indashyikirwa, kuko ibikorwa by'indashyikirwa nibyo bibyara amafaranga. Urugero, niba none ahangaha mvuze ngo ndashaka kuba umwana akajya ku ishuri akavuga atari kugenda, ndashaka kuba umuganga w'umuhanga mu bijyanye se wenda n'ubwonko, hari amafaranga avuzemo aho hantu? Hari amafaranga arimo? Ababyeyi akaza akababwira ati, bakamubwira bati niyo ntego yawe, ati mwana wanjye turaha kugira ngo tugufashe, bakamushyira mu ishuri ryiza. Wa mwana afite intego, afite aho ashaka kuzagera. Hari ibintu azirinda, azirinda kurarikira cyane ibijyanye n'amafaranga, ko nayararikira ntago amafaranga azayabona ataragera kuri ya ntego. Nayabona azaba atannye, ntabwo azajya gufatanya ubucuruzi no kujya gushaka kwiga ubwonko. Ntabwo azajya gufatanya gukorera amafaranga mu mirimo isanzwe no kujya kwiga ubwonko. Bivuga ngo yihaye intego, atarayigeraho amafaranga azabona yose azatuma atana ibyo yerekeragaho. Aha yihaye intego yo kuba umworozi mwiza. Tuvuga ati giye ndi kumashaka kuzorora inka nziza ifite amata kandi mu gihe nyacyo. Icyambere azabanza so gushaka amafaranga, azabanza gushaka inama. Hari iyo nka yakomoka he? Ese yabonekaho byazagenda bite? Ese nakora iki kugira ngo iyo nka ninyibona bizambere ibyamahire? Ese ababyeyi bo bayoroye bate? Ubwatsi se nzabubona gute? Ibyo ni ibintu azabanza kwibaza kugira ngo mbere yuko ntangira ngiye gukora iki. Ni ukuvuga ngo rero rubyiruko munteze amatwi n'abandi benshi bari kumva Country FM, ntabwo amafaranga ari igisubizo cyihuta cyo gukemura ibibazo. Harimo abagira amafaranga nk'ikintu kizakemura ibibazo, ariko never. Bibaye ibyo amafaranga akemura ibibazo, hari abantu benshi cyane, benshi biyahura barujuje amafaranga muri konti za. Ntabwo rero amafaranga akemura iki ibibazo. Hari ingo nyinshi uzasanga zibanye nabi kandi zujuje amafaranga mu ngo zangiza. Wikwiroha muri ibi bizakwangiza.
noneho numara kwirinda bya bintu byose bizakwangiza uzatangira gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Nukora ibikorwa by'indashyikirwa amafaranga yazizana kuko bo bazaza bagushaka. None se umuganga mwiza wize neza ajya gushaka abarwayi bagira gute? Baramugana. Umuhanga mwiza, umunyamakuru mwiza wabyiza bifitemo ubushake akabikora neza ajya gushaka amafaranga, cyangwa tuza kugukurikira tukavuga tuti ngwino udufashe udutegurire ikiganiro. Ibikorwa wagezeho, ibyo wakoze by'indashyikirwa bizaguha amafaranga y'umurengera. Ariko niba nta bikorwa ufite ntacyo uzagera. Urubyiruko bagenzi banjye ngira ngo icyo kintu mugitindeho, nanjye gitindeho. Ibikorwa dukora cyangwa se imyitwarire tugira cyane cyane ibyo tuzanira amafaranga, kuko kwiza ku mafaranga aho sinzi nimba twanazayabona mu by'ukuri. Bitanga icyerekezo muri yego. Ngira ngo rero rwose ibintu ndumva nanabikunze cyane. Mwakomeje kutubwira ko ikiganiro cy'umuryango rwose ari imwe mu nkingi nziza kandi zadufasha twe nk'urubyiruko gutegura neza ejo hacu hazaza. Ariko noneho nkibaza, ese noneho maze kubyumva gutyo nkanabyemera gutyo kandi koko ariko kuri ndi nk'urubyiruko, hari uruhare naba nkene cyangwa se hari icyo naba nsabwa nimwe uruhare rwanjye noneho mu kiganiro cy'umuryango mu gihe nemeye ko ngiye kwinjira mu nkingi izafasha gutegura ejo hanjye heza? Ni uruhare rwanjye nzaba mfite mu kiganiro cy'umuryango? Mama Cecile kugira ngo wenda dukunda ba mama cyane cyane abana b'abahungu sinzi impamvu najyaga ngira ngo nide abantu bivugira ariko nasanze ari byo, nanjye nasanze ari byo. Nisanze ari byo. Ni byiza. mama kurenza papa. Sinabagereranya. Babise kubuza. Oya nkunda mama cyane. Yenda sinzi ko arenze papa ariko nkunda mama cyane. Yego ni muri rero rwaba rwacu nk'urubyiruko mu kiganiro cy'umuryango. Mu kiganiro cy'umuryango uko twabivuze, abagize umuryango bagomba kubigiramo uruhare bafatanyije, bungurana ibitekerezo, imyanzuro bafatiyemo ikazashyirwa mu bikorwa na buri wese ugize umuryango, bikarushaho kugenda neza. Ibyo byarangira ubutaha bagafata n'ibindi. Urubyiruko rero rwose ni byiza ko rufatanya n'ababyeyi, umuryango ukagira aho ugera. Ntabwo tubibanda ku kiganiro cy'umuryango gusa, kuko usanga urubyiruko rwinshi no mu mashuri. Yego. Za nama abarezi batanze, buriya n'umva n'umubyeyi yongera akabyongera akabisubiramo batavuganye na mwarimu, biha agaciro cyane. Bizagufasha mu mibereho yawe, muri rya terambere ryawe, ufite ibitekerezo bizima, nawe ubwawe uri muzima utangiritse, bitume ugira aho ugera. Twumvire inama z'ababyeyi bose, abarezi bacu mu byiciro bitandukanye tuba turimo. Twumvire ubuyobozi turimo, si twebwe bo kugorana nk'urubyiruko ngo tubigande no mu buyobozi busanzwe aho dutuye mu mudugudu, mu tugari, mu mirenge. Oya, ahubwo ni twe mbaraga z'igihugu nyine, nk'uko tuvuga ngo urubyiruko dukwiye gufata iya mbere tugatanga b'abasaza b'abakecuru mu kubaka igihugu cyacu tukagira aho kigeze. Ndetse n'abashaje bahari cyangwa bari gukura, tukavuga tuti nubwo dukuze tutagifite imbaraga, ariko twizeye ko hari abantu bari inyuma yacu bafite imitekerereze myiza, bakunze igihugu, bazi gukora, bazi no kwiha intego no kuzigeraho. Umuntu nawe hari agatuza ati igihugu ntacyo kizaba, kimwe n'umuryango. Ukavuga uti nubwo nasaza mfite abana bazima hariya, bazashobora kubaho bafashe na bagenzi babo cyangwa n'umuryango muri rusange. Yego. Mutangira ikindi gito, uruhare mu gutegura icyo kiganiro nk'urubyiruko ni ugukora ibishimwa. Buriya biragoye, biragoye ko ushaka kuganira na papa wawe yagutumye amazi ukanga kujya kuyazana. Impamvu nayimvuze ngo simbyumva neza, muri hangana mbace mu ijambo gato cyane. Mwebwe ababyeyi bacu tutinje tubashinja. Yego. Iyo twakoze ibintu byiza nimujya muduhamagaza, ariko iyo twakoze amakosa muratangira muti ngwino mva yo hano mugatangira mukatuganiriza. Ntabwo rero kiriya ari ikiganiro. Ndagira ngo ibyo bintu muze kubitandukanya. Ikiganiro cy'umuryango no gucyaha ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Iyo wakoze amakosa nkaguhamagara, ndimo ndi kugucyaha, kandi inshuro nyinshi nkubwirana ijwi ritsindagiye. Ntabwo nkubwirana ijwi ry'ubujyanama ngo numve wowe ibyo ugira gute ibyo umbwira.
rimwe na rimwe hari n'abihuta bakarakara kurenza, akaba yateguye n'akanyafu n'amagambo mabi akubwira. Ni ibintu rero bigize gute bitandukanye, ariko mu kiganiro cy'umuryango uko bigenda kugira ngo nawe bigiremo uruhare kandi wumva ubyicayemo, hari daboro gukora ibishimwa, kuba ukunzwe n'abo umuryango nawe ubwawe. Ni ukuvuga ngo niba mufite tuvuge wenda uri umunyeshuri, kugira ngo papa wagukunde ntukunzane n'umubwira uti papa waruzi yuko nabonye amanota, yaba ari na makeya ariko amubwira ati amanota nabonye make sinzi ikibazo mfite. Icyo cyonyine ukimubwiye uje kumwereka ntabwo nabonye amanota ashimishije, nanjye ubwanyere kwibaza ibyabaye, bizamutera kujya gusura mwarimu, bizamutera kwicara nawe areba ati harya umwana wanjye ko ari kwimbwira ibi ngibi byatewe n'iki. Bya bintu bishimwa rero ni ukuzuza inshingano zawe nk'umwana. Umuntu yakureba akavuga ati uyu mwana koko arimo umugabo. Niba none ahangaha bavuze ngo abana b'abakobwa, abana b'abahungu mukwiye kuba mufatanya imirimo, ntuze kwiyita akagarara mu rugo ngo njye ndi umuhungu, mushiki wawe agenda akoropa inzu 5-6 azirangize, wowe se ukoropye bitwaye iki? Kirahari se? Noneho mushiki wawe namara gukoropa ngo ajye mu gikoni, nawe ngo uregamiye uri kureba za filime. Ibyo bintu byose ni ibintu bishobora kukubuza kwegera ababyeyi ngo muganire. Uruhare nyamukuru ku rubyiruko, ku mwana w'umuhungu, ku mwana w'umukobwa, ni ukwemera agakora ibishimwa imbere y'ababyeyi be kugira ngo ategure ikiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma mfite ibibazo nka bibiri kugira ngo yenda amatsiko nari mfite aze kubashize ushobora kutarangira uyu munsi nubwo yenda atashira burundu ntago amatsiko yashira. Ikindi kibazo nibaza mu by'ukuri mugenge numvise ibyo muri kuvanga byo kuganira n'umuryango, umva ya maraso yacu ntago bimfashe cyane ko tujye tubivuga. Ni nk'ize ngaruka nazahura nabyo mu gihe ntari uwo mwanya. Hari ngaruka byangiraho cyangwa n'undi naba ndi kumwe nawe tutaganira byose n'ubundi bizako uwo nari kuzaba we hari cyo bavuga ngo ucyo uzaba cyo muravukana. By'ukuri hari ngaruka byangiraho ntafashe uwo mwanya. Hari imigani ntemera, hari ibintu ngerajya nemera ngo icyo uzaba cyo muravukana. Yego. Ya migani ngo niko Imana yabiteguye, ngo nuko nyine bira ni imigani y'abakene n'izindi ngo nta myaka 100 ngo ese ubundi biriya ni imvugo z'abanyantege nke, ni imvugo z'abakene mu bitekerezo, kandi izo ngizo ntizagakwiye kuba ziri mu rubyiruko. No kuvuga ingaruka ya mbere ni iyo nyine wihangamo imvugo zikwereka ko ntacyo ushoboye. Iyo ni ingaruka yo kubura kuganira n'ababyeyi. Umubyeyi yakubwire uko yazamutse, agatangira hinga ikawa, agatangira se wenda akorera amafaranga 5, yarangiza kubaka etaje. Uwo mubyeyi atarakweretse urwo rugendo rwe ntushobora kwiyumvamo imbaraga. Ingaruka ya kabiri ntacyo uzi nyine. Niyo ugeze mu bandi utaganira n'ababyeyi uko witwara, imyambarire, hari imyambarire yateye ubu ngubu, urarura byose, ibije byose biraguhindura. Urabona ibiturutse muri ntuzi iyo ngiyo mu bihugu bya Buraya ntanazi bikaba biraguhinduye. Wabona ibivuye muri Amerika ukabona nibyo byiza bikaguhindura, wabona ibivuye hana bikaguhindura. Ubura umuco, kandi umuntu utagira umuco aba ari umwanda, utagira umuco aba ari ico, si byose? Uriya umuntu utagira umuco aba ari ico. Niyo mpamvu rero ugomba kugira umuco. Niba uri umunyarwanda ukazamuka nk'umunyarwanda, ugakunda u Rwanda nk'umunyarwanda, harya mu Rwanda kiraziteye gute iyo uzayikura mu babyeyi? Harya mu Rwanda ibingi umuntu yitwara ate? Niyo mpamvu uzabona hari abantu benshi bico bibwira ko ari beza. Uzababona, sinshaka kugira icyo navuga ko ibyo ngibyo, ariko uzayibona ukabona umuntu nico ni umwanda, abantu bari kureba ko ni umwanda nyine, ariko wakiyumva ko kuko yabibatuye ahantu runaka bitagendanye n'umuco w'iwacu Rwanda. Mvuga ndahitahanye iyo udafite umuco burico. Abagenzi banje rwose mu mbabarire nitubico. Ndashaka kwagira umuco twirinde kubico. Hanyuma
ikibazo kindi nari nsigaranye mama Cecile kuko ndabona n'ibintu nayo itari kutubanira neza ni nk'izihe ngamba zafatwa kugira ngo imiryango nyarwanda irusheho kuganira ko twumvise ko kuganira icyo bifasha cyangwa se ari nayo nkingi mu by'ukuri y'ubuzima bwacu bwa ndetse n'ubw'ejo hazaza ni izihe ngamba zafatwa kugira ngo umuryango nyarwanda bibigire umuco tujye turushaho kuganira mu muryango ingamba za mbere ni uko twese abagize umuryango n'imiryango itandukanye twakumva agaciro n'akamaro k'ikiganiro cy'umuryango noneho twamara kumva ko bifite agaciro tukabigira umuco mu miryango yacu uhoraho ku buryo buhoraho tukaganira twese abagize umuryango tukajya inama bizadufasha ndetse no kugabanya amakimbirane mu miryango y'amakimbirane ntagabanuka abana bahunga ingo bakajya mu mihanda bakiyahuza ibiyobyabwenge ntibatahe nabyo bizagabanuka abakobwa baterwa inda bakiri bato nabyo bizagabanuka ntabwo tuvuga ko bizahita bicika burundu hari nubwo burya n'umwana nk'ibishoboka byose ku bushobozi bwawe n'iki ubundi akaba yakanga akakunanira ariko byibura uravuga uti niba ufite umurwayi urwaye ukamuvuza ahantu hose ku bushobozi bwawe bwose ufite niyo yava mu mubiri uravuga uti icyo nagombaga gukora naragikoze nta mutima usigara ugukomanga. Murakoze cyane ngiye ku bibazo nari mfite n'amatsiko nari mfite bimeze nk'aho rwose numva hari icyo mu mutima wanjye ukozweho ahubwo kuri 0788442225 nawe ikibazo waba ufite uraza kuhamagara ucyakire tukwakire ikibazo cyangwa se niba hari n'igitekerezo mwumva mu by'ukuri ibyo twaganiragaho mwaba mufiteho nabwo murahamagara kugira ngo duse nk'aho dusoza tukugenda neza 0788442225 ndimo ndabwira rwose abadukurikiye kugira ngo yenda nituse nkaho twiharira ijambo cyane cyangwa se ngo twinigane ijambo abandi mu gihe ari byo babona batugezaho ariko mugenda tugihari nivuze ngo amatsiko yanjye yashize ariko ntabwo yashira burundu nkuko mwatubwiye kuko ntabwo byakunda ko bishira buri gihe hari ikindi kibazo kimwe numvaga nshaka kongera kubabaza ese mu by'ukuri iki kiganiro cy'umuryango hari igihe runaka cyihariye cyaba kigenewe cyangwa se abagize umuryango bakishaka kuvuga ati tujye tubikora gutya cyangwa se ni byiza ko gihoraho cyangwa niyo nakikora rimwe mu buzima bwacu byaba bihagije icyo gihe tukaba turaganirira ikiganiro cy'umuryango kirategurwa kandi umuryango abagize umuryango bakacyumvikanaho bakavuga bati wenda se tubyumvikaneho kuwa mbere kuwa kabiri se kuwa gatatu bahitamo umunsi biba byiza iyo kibaye ingaruka cy'umweru ntuvuge ngo kizagenda ngo ugikore rimwe mu kwezi wongera utinde iyo bibaye rimwe mu cyumweru ugafata isaha runaka kumvikana n'umuryango abantu bose bakitegura wateguye insanganyamatsiko akaba yaza akayiguha mukayitegura mu kindi kiganiro n'undi akaba yatanga igitekerezo ndetse bibaye byiza cyane mukaba mwanamenyesha abana cyangwa se uwagiteguye hagati muri ba bana akamenyekanisha insanganyamatsiko yifuzwa kuzaganirwaho urugero ashobora kuba ati papa maze iminsi numva amakuru atandukanye ku buzima bw'imyororokere wamfasha mukazansobanurira ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere icyo gihe umubyeyi akitegura namwe mugategura ibibazo muzabaza hari igihe bazavuga bati eske mwamfasha tukaganira ku guhanga umurimo wowe kugira ngo ugere ahangaha ugeze iyi nzu wayubatse ute wa mubyeyi agategura icyo kiganiro mwese mukicara mukabaza ese umwana yakwiga ate kugira ngo atsinde bitamugoye icyo gihe umuryango ukagitegura ni ibintu bashobora kumvikanaho byaba byiza ariko noneho bikaba ngaruka cy'umweru ntimuvuge ngo ni ikiganiro murafata gutya gusa ngo mukihorere biba byiza iyo kibaye ingaruka cy'umweru. Murakoze cyane rwose ndabona telefone kumva telefone imeze nkaho bitari gukunda neza Atrofem alo nkaho bitari gukunda neza enda abadukurikiye baraza kwihangana yenda ngo naho butaha dusa nkaho dusoza n'ubuye butumwa mwagenera bari badukurikiye mu by'ukuri cyane cyane urubyiruko ndetse n'ababyeyi bari bateze amatwi Kancho FM kuko ndabizi bari benshi cyane urubyiruko kuko nkunda kumva akenshi aribo tuba duteze amatwi ndetse ko n'ababyeyi baba bahari n'ubuye butumwa mwabagenera duhereye kuri mama Cecile noneho papa Emmanuel akaza kudusoreza. Murakoze cyane twe nk'ababyeyi katwihereho turasabwa ko hafi y'abana bacu
buriya nta n'umwana ucika kwitwa umwana, ngira ngo niyo umuntu ageze mu myaka iri hejuru muri 60 50 n'ingahe agifite umubyeyi yagiye aramubwira ati mwana wanjye uraho urakomeye, aba ari umwana n'ubundi. Rero turi hafi y'abana bacu, twe kuvuga ngo barakuze cyangwa bageze ahantu aho batakidukeneye cyane, badakeneye byinshi tubafasha, ariko niba nibwo bibaye byinshi, nibwo bageze mu isi cyangwa se mu myaka hari byinshi biri imbere yabo bitandukanye, tuba dukwiye kubaba hafi cyane rero kugira ngo tubafashe no mu mahitamo y'ibikwiye no kubereka umurongo ukwiye kugira ngo bakomeze gutegura ejo heza habo. Murakoze cyane Papa Emmanuel. Murakoze cyane, nabwira abaduteze amatwi nti bavandimwe, burya umukuru ntaruha, kuko umukuru warushye asiga indushyi. Ndashaka kubwira abantu bakuru ko tugifite umwanya munini cyane wo kugira ngo tugire ibyo dusigira abana bacu. Dufite byinshi tugomba gusigira urubyiruko, kandi urubyiruko namwe buriya umwana wigize ingunge asoroma igiti kitaribwa. Bibaye byiza wakora uko ushoboye, ntube kure y'ababyeyi, ugataha hakiri kare. Ibyo utazi, ibyo ubona ari amayobera kuri wowe, hari abakubanjirije kubinyuramo, kandi abo ngabo baguha amakuru nyamakuru ni ababyeyi bawe. Niba rero ababyeyi twemera kubana namwe tukagabanya byinshi byari biduhugije kugira ngo tuganire, rubyiruko namwe nimuboneke muganire n'ababyeyi. Mu ncamake ndashimira cyane Imbuto Foundation yo itureberera gutegura ibi biganiro. Ni umusanzu ukomeye cyane, cyangwa se ni amateka atazibagirana mu buzima bw'abanyarwanda muri rusange. Ndashima rero kuba tubitegura bigatambuka. Ndashimira n'abakozi ba Fasako bamfasha kubitegura, ariko kandi ngashimira namwe abanyamakuru. Nawe umusanzu tugusabye nk'umuntu uhora kuri radio, ujye ubwira abana ngo burya ni ukuri uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ni umukoro wawe. Bariya baguhamagara, aguhamagaye imbere yuko uri muri ya miziki, umubwira uti yarya sha ejo waganiriye na so yakubwiye iki, ubwo uzamufashije ko natangira kuganira nawe umunsi ku wundi, wa mukobwa naganira na nyina, wa mukobwa naganira na se, bazatuma tugabanya ibintu biri kwangiza urubyiruko muri rusange. Nabashimiye. Bashimiye namwe. Hanyuma rero inshuti bakunzi ba Kanshi FM, ngira ngo rwose mwabyumvishe ko twari mu kiganiro uganira